Episode y'ubushize yarangiye wa mwana w'umukobwa yatatswe n'abasore batatu ndetse bari kugerageza kumuhohotera. Ese baba baramufashe ku ngufu? Nibyo tugiye kubona muri iki gice cya kabiri. Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibice bikurikira. Ukande ku nzogera ujye uba mu bambere mu kumva inkuru yacu. Kadukomeze inkuru. Ubwo aba basore bafataga uyu mwana w'umukobwa bagerageje kumufata ku ngufu, nawe ariko agerageza kwirwanaho ndetse no gutabaza, ariko bakamupfuka umunwa. Hadashize umwanya, umwe muri aba basore yatewe ibuye, atangira yibaza ngo icyo ni cyande. Mu kandi kanya undi nawe baba bamuteye irindi, ariko batazi aho ari guturuka. Nibwo bahisemo kwiruka batekereza ko bagiye gufatwa. Umwana w'umukobwa atabarwa atyo atazi umutabaye, nawe niko guhaguruka yiruka. Uyu mwana w'umukobwa yahagurutse yiruka atazi iyo yiruka ajya, ndetse kubera ubwoba bwinshi ntiyigeze atekereza kumenya n'umutabaye. Nyamara yaratabawe n'abana babiri bararaga hafi aho kuri iyo rigori. Uko yakomeje kwiruka n'igihunga, yaje kugera ku kandi gasantere, abona hafi iduka araryegera, yicara hanze yaryo kuko yatekerezaga ko ntawe hamusanga ngo amugirire nabi. Yumva ko aho byibuze hatekanye, ahamara umwanya ndetse utari muto, aho umucuruzi waho yaje gutekereza ko ashaka kumwiba, aramwirukana. Niko gukomeza urugendo. Yakomeje urugendo atazi iyo yerekeza, akomeza yibuka ibyari bigiye kumubaho, ananiwe, ashonje, mbega ntiyari amerewe neza. Yaje kwikubita hasi mu muhanda. Amaze akanya aryamye aho hasi, nibwo haciyeho umugabo wari utwaye imodoka ameze nk'utashye, amurengaho. Ageze imbere gato asubira inyuma, amuvugiriza ihoni, ariko undi ntiyabyumva. Avamo amusanga aho yari aryamye, aramunyeganyeza, ariko undi ntiyumva. Niko kumushyira mu modoka amujyana kwa muganga kuko yumvaga agihumeka. Ari mu nzira asubira inyuma ngo amujyane kwa muganga, nibwo yumvise akorora. Ashaka aho aparika imodoka. Mu gihe ari kugerageza kumuvugisha, nibwo undi yamwatse amazi. Umugabo areba amazi mu modoka arayamuharanywa, arazanzamuka, atangira kurira amwinginga ngo mbabarira ntumfate ku ngufu, ngo ndakwinginze mbabarira. Umugabo ati humura ntacyo nkutwara. Aramubaza ati none se niba ntacyo ntwara wowe urinde? Ubundi isaha ndi nihe? Ese nahageze gute? Umugabo aramubwira ati nagutoraguye ku muhanda uryamye. Ariko aramubaza ati ese iwanyu nihe? Hambwire nkutware nkugezeyo. Umwana w'umukobwa ararira cyane ati ndakwinginze njugunya hano ku muhanda aho kugira ngo nsubize mu rugo kuko banyica. Umugabo ati bande bakwica se? Umukobwa aho gusubiza ahubwo akarira. Uwo mugabo biramuyobera. Gusa kuko bwari bwije, uwo mugabo yanzuye kumujyana mu rugo iwe, noneho akazamushyikiriza ubuyobozi bukeye. Ntibyatinze baba bageze mu rugo, amubwira ko aba agumye mu modoka akagaruka akamutwara. Umukobwa yumva ntacyo bitwaye kuko yari yabonye ko uwo mugabo ari umuntu mwiza. Kuba atigeze agerageza kumufata ku ngufu, yaramwizeye. Umugabo yinjiye mu nzu, hashize akanya arongera arasohoka, aza ku modoka afungurira wa mwana w'umukobwa, nawe amujyana mu nzu. Akimugeza ku muryango, umugore w'uwo mugabo nibwo yarakaye cyane avuga ati uyu se niwe wita umwana cyangwa ni ihabara ryawe unzanyeho?
ati uyu we sinamwemera, ntago ari burare hano. Umugabo akomeza kumwinginga ati uyu mwana ntaho afite arara. Umugore ati rekera kumwita umwana, umukobwa w'inkumi ungana gutyo ntago ari umwana utabona aho arara. Umugabo akomeza gucururutsa umugore we ngo bemerere uwo mwana w'umukobwa harare byibuze iryo joro rimwe. Gusa umugore arabyanga ati sindi bubyemere, niba ushaka ko yinjira muri iyi nzu njye ndayisohokamo. Ubu se uyu mwana w'umukobwa ntiyaba agiye kongera kubura icumbi? Ntuzacikwe na episode ikurikira.